icupa nabonye hari bamushitsi wacu nani uyu Makena Robert yari gutabaza burarirwa ngo nibagerageze bongere ubunini bw'amacupa ndakurahiye buretse nkubwire hari umuntu icupa bazarisaga ryageze mu nda kandi atarimize ryageze mu bindi bice by'umubiri nibagera ahubwo izi nganda zenga ibyo kunywa nibishaka ukuntu bizajya bibyibushya ku mutwe no hasi no hagati bihananure wenda nuvuga ngo hasi bibwatarare no hejuru bibwatarare abantu banywere mu birahure wenda bamubwize kuri kuko amacupa araza kumenekera mw'abantu. Uyu mwana w'umukobwa amenyekanye ejo bundi ariko akaba yari afite amateka yihariye ahantu yize mu mashuri yisumbuye muri aya mashuri y'abana bishoboye y'abana bo mu bishoboye hari akazina ngo bari baramuhaye ntagiye kuvugira aha birimo ibintu byo gukwira niki sitwaga se nyina nzakibakwiza ukarya ukambara iyo mitungo ikakwandikwaho ibyo rero ku musitari n'ubundi bitera inzoka urumva Imana yabubakiye izina ndetse barihagararamo neza nimba iki kintu bagikoze ku bwako kamarayika kaba kari mu nda nk'uko bivugwa kugira ngo umwana atabyarira mu rugo bikaba indi nkuru kugira ngo igisebo kitabageraho nk'abantu bamanajinzwe kandi bakaba bari mu gisate cy'iyobokamana mbibutse ko ibi nimba mwabikoze muri ubwo buryo mwaba mwibeshye cyane. Urabona ko ari umusore jewe nitaye kuri iyo myaka iyi kupure vi barasa neza barakeye baraberanye ariko reka nge nk'umusaza ariko noneho hasi buretsa muzehe Yusitini unyumve nanjye umpakanye ni ukuvuga ngo ku myaka 19 ikigeranyo kigaragara ko byibuze mu myaka 30 ishize abashakanye bafite imyaka 19 ari abagore ari abakobwa nyine bagashaka bafite iyo myaka iki kigeranyo mu myaka 30 ishize kiragaragaza ko ntaha mwaye kambanze nkoresha iryo jambo ese wamwara gute ufite amafaranga ntaha mwaye nta mukira umwara nawe usubiramo icyo gikosore ariko nanone ndibuze gukemanga aho abantu baze kunyihanganira bari buvuga uti juste wegeye cyose ubukwe ubugera intorezo rero ubu bukwe amakuru mfite rero uyu mwana hari ibintu bitatu ngiye kubabwira bikomeye bitatu by'ingero icyambere nkaririra umurimo wawe nkaririra barimbuka nkaririra umurimo wawe mana tabara itorero reka nkubwire pasi njyewe numiwe hari ibintu tujya tuvuga abantu ntibabyumve nyine bakavuga ngo ni maneno abantu bakavuga ngo muri aho mwasamye mu biki yego ariko hari ibintu hano hanze nge byanteye agahinda Iwana reka nkubwire pasi icyo koze sari ahantu nabonye haherutse gushya yego hari abantu barimo bashaka ko Imana igira uburakari igatwika na Kigali igatwika Kigali gutya ukaba uri hano ku Ruyenzi igisenge cya TDM kikahagusanga Mana waremye ijuru n'isi Mana buriya pasi waturemye nze nkwereke ikigano ko tugitangiye gutya noneho turagisoza gute mugabyara oye ngereka nkwereke bari ibintu abantu bajya bagira gereka nze mbameneremwe umuceri gatoya se n'undi munsi ngaho ntusoreze twaza kumena nyuma ari igihe abantu je umunabuze n'amahatangiro y'iki kiganiro kubera yuko hano hanze kuri izi mbuga nkoranyambaga ikintu cyitwa World Limit kiraza kurikora World Limit nje hari ibintu abantu bajyaga bavuga yego ngo ba mama pasiteri barisambanya urumva ngo bakisambanya bakohereza amavideo nkumva ni nk'ikinyoma ukumva noneho nk'umuntu aravuze abantu benshi bakunda kuvuga ati
njye yansabye kwisambanya mwangengo arambwira ngo ubusa urutantuza uyu mwaka ahita naguha sampo uyu mwaka mwebwe muravuga ngo uriya waratinze kurangira musenge Imana itazadukubitisha inguma cyangwa ikatwereza umuyaga. hari umuhanuzi wahanuye no mwaka utaranatangira arambwira ngo uyu mwaka ntabwo uzigira urangira. Ndakurahiye uyu mwaka ntuzarangira. uyu mwaka hari abantu bagiye kureba iby'amaso yabo batarigera abona, bumve n'iby'amatwi yabo batarigera yumva, bihita bibatungura kuko ari igera imwe uzabona ikintu kiri kugenda hano hanze ahangaha. noneho rero ikintu kinababaje ni ukuntu abo bantu basigaye bakora ubusambanyi buri online, yego, ariko bakazanamo amasura yabo yose, barahisha ikizi, nta kintu bagihisha. buriya witwa uyu mukobwa ukora amashuri ukoza soni yitwa umunyarwanda witwa nde? Yitwa Honorine, niba ari Isimba Honorine, wize no kuza muri Miss Rwanda. uriya we yareruye, we anabikora nk'akazi, aracuruza n'abandi ngo bacuruza. donc we yafunguye shop. hari abantu bacuruza amagendo, ariko hari n'abantu bacuruza banatanga umusoro. yego aba bacuruzi rero muri magendo niyo bagiye badutungura, kuko wenda bishyura bafite na IBM, bafite na tini namba, bafite n'ibiki byose, banatanga umutekano, banatanga y'isuku. abacuruzi turabazi. Ndi kwibaza kuki umutipe witwa Jihad yaje, abantu bakamera baba bakamira imizi n'imiganda, ari akantu k'amatsiyeri se. wisigiriza we ntabwo ndi gusigiriza, none se uri kubona noneho ibi bishongore abana wagira ngo banyoye inka kuko bagatinyuka. mani vide icupa mwana. nabonye hari uramushuti wacu nani uyu Makena Robert yari gutabaza burarirwa ngo nibagerageze bongere ubunini bw'amacupa. Ndakurahiye buretse nkubwire gato, hari umuntu icupa bazarisaga ryageze mu nda kandi atarimize ryageze mu bindi bice by'umubiri. Nibagera ahubwo izi nganda zenga ibyo kunywa nibishaka ukuntu bizajya bibyibushya ku mutwe no hasi no hagati bihananure wenda nuvuga ngo hasi bibwatarare no hejuru bibwatarare, abantu banywere mu birahure wenda bamubwize kuri kuko amacupa araza kumenekera mw'abantu. uyu mwana w'umukobwa amenyekanye ejo bundi, ariko akaba yari afite amateka yihariye ahantu yize mu mashuri yisumbuye, muri aya mashuri y'abana bishoboye, y'abana bo mu bishoboye. hari akazina ngo bari baramuhaye ntagiye kuvugira aha, birimo ibintu byo gukwira n'iki, sitwaga se nyina nzakibakwiza. ntabwo ari iryo zina. hari izina urabona tukigara ukuntu umukobwa wavuga ngo nyine ngo agira ubuntu ngo hariya na hariya n'ahangaha. hari izina ngo ririmo gukwirakwiza, urumva? hari izina bari baramuhaye. umwana arasaba umusitari, Imana agize gutya imuha physical appearance igaragara neza, imuha inzobe itari imwe ya mukorogo, imuha uburebure, imuha taye, imuha iki. ariko umwana arangije araje kize gutya akoze kuri The Ben aramenyekanye, ariko uyu mwana w'umukobwa usebeje ababyeyi, usebeje umuryango. abahanzi nabo bajye babanza basenge, kuko ari umuntu uzabakoraho, kuko ari umuntu bazakoraho bahite bashyape. nese weho ukoze ku muntu ejo agaragaye n'amavide, ubwo uri kumva hari agaciro aguhesheje? umuntu araje akwifotorejeho nawe hari ibyo ugaragaje by'amarangamutima, aho ngaho rero naho hari ibintu ngereka nkubwire. nge mbona ikintu leta ikwiye gushyiramo imbaraga. yego, ikwiye gushyira imbaraga cyane cyane mu bigo by'amashuri, yego, ndetse by'umwihariko ari za interina, kubera yuko aba bana, yego, iyo urebye ukabikomatanyiriza usanga njyewe hari ibintu nari nzi ko babeshyera abantu, ibiherere, ariko njyewe niboneye amavide ari mu myanya y'ibanga y'umuntu. njyewe iyi vide nteye ubwoba, urumva? niboneye amavide mbona n'ibindi
ahangaha rero hari n'indi video merutse kurungurukaho y'umumama pasiteri urumva njye mbona mbabwira ngo mukore subscribe yo nzamuhisha amabere niyo atuma YouTube impana no ku myanya y'ibanga niyo atuma YouTube beat nkubita intuza nzahahisha wa mama pasiteri wihisha igihe kinini nze ko ariko gashinga kamwinjiriza niyibuze ukavuga amakuru kamwinjiriza waretse ko Sodomo na Gomora ye ikibazo rega barimo baduteza imirabo nese uburagira ngo tube nka uri tuzahungira hetwe bizagenda bite Kongo numva hari ibiturika ubu se abantu bazaviriya baze bagende uzi ko ari umunsi twavuze ati agiye tusaye kubona tukabona inzira hiragura umanye nta n'ikintu kiyitwitse ampaye none dore Hollywood byarabaye none se reka nkubwire weho ushobora kuzabona ibisenge byo mu mujyi wa Kigali kimwe kigiye gutabaza ati ntabara by'utubari n'amarogi ubona ibisenge n'amatafari birimo birikuraho ariko hagati aho jiste uvuze ikintu umva ubutumwa murangira anyoherereje mu gitondo kugufata ku buryo ushyira wumve ibyo bintu nujya kubikora uzabibitse iki kintu sextortion ni ukuvuga ngo ni ugukangisha gushyira amafoto y'ubwambure bw'umuntu cyangwa se asambana ku mbuga nkoranyambaga akagira ibyo amutegeka mu mategeko tubyita gukangisha gusebanya cyangwa se blackmailing cyangwa se chantage iki ni icyaha kiganje mu rubyiruko ariko birigenda bigaragara no mu bakuze sextortion ni uburyo bwa exploitation ni ugufatirana umuntu mu ntege nke zo kumukangisha kumusebya bashyira amafoto ye yambaye ubusa cyangwa se asambana hari igihe usanga babikoresha umwe yihimura ku wundi cyangwa se abikora agira ngo agire ijya musaba cyane amafaranga n'abandi babikora bazi ko bari gukina na gereza 1923 twakiriye amakese 46 noneho rero basaba iki bitangira bitaha rero turi kuvuga ku mbuga nkoranyambaga niho byeze bitangira umuntu agufollowing yangiza agakurikira agakubwira ukuntu aba interese n'amafoto yawe ariko nawe ubwo ngubwo arashaka kugufata ku buryo ubona ko nawe ibintu ukora hari abantu babyemera hariho n'utangira kukubwira ukuntu mwabibyaza umusaruro noneho agashaka kukubikamo icyizere building trust iyo umaze kumwizera ko ari umuntu muvugana aba yamuteye imitoma bitewe n'iki n'ubuzima bwawe aragenda akiga akagustokinga akamenya ubuzima ubayeho byose urabizi ko nta buzima bw'ibanga bukibaho bw'abantu b'iki gihe sinzi icyabateye abanza gusaba ifoto yawe yose ubundi akazagusaba wambaye ubusa ngo nyereza ifoto yawe ugiye kuryama wambaye uko wambara ugiye kuryama hariho abantu babazi gufotora les parties essentielles bakazohereza aho ngaho niho abamaze kurangiza abo ngabo n'abari a distance n'abashobora kuba babonana bahura hariho ni birebire cyane yenda wumva iki kintu juste n'abana bari gukwirakwiza aya mavideo bayahanana ku ma WhatsApp ni ubufatanyacyaha rero ahangaha iyi video ariko kuzibona urabyuka ugasanga ageze muri telefone yawe urabyuka ugasanga video enye cyangwa 8 ziri muri telefone yawe ariko ikibazo ngiye mfite muri uru rubyiruko rw'uyu munsi ubutinganye buri kugenda bwegera ku rundi rwego kandi abantu barashaka ko Kigali nayo izashya nkuko California yahiye wereka nkubwire ntago twe tuzashya mani ngiye mbona Afurika izajya ihura n'ibyago by'imiyaga umuyaga nyine inzara yonyine irahagije ya none se umuyaga nuza inzara ihari ubwayo aba wagize ngo Imana yongeyeho umuriro yewe yabitwisha urubozo ikibazo ababikora ntabwo iyo nzara ibageraho ahubwo ingaruka umuntu ubikora we world limit yaje bari kubaka amazu baguze ariko wenda ayo mazu azashya da cyangwa guruke yabakuyemo zikayicaza amabati arimo yatwikiye iki neza ko itabikoreye hariya bagashya bagashira oya haraho nabakire ariko uziko iriya karitsiye ari cyo mu makaritsiye akize ku isi oya buriya bagiye ahubwo noneho kuyubaka bitangaje kubaka bitangaje byihorere none ikintu cyantangaje navuze iyi gahunda riri mu Uwiteka bya California ni ukuvuga ngo haba assurance y'amazu assurance yo gushya kw'amazu assurance d'incendie des maisons y'ubushye n'ibintu nk'ibyo ni ukuvuga ngo iziriya karitsiye nyinshi assurance yarakuyemo yaranze kugira kwakira
ubwishyu bwabo. tekereza wumva ukuntu kino kintu kirimo Imana. Rero bishatse kuvuga ngo biriya bintu byo muri Amerika yenda bijyanye na biriya birori byari byabaye, abantu benshi bari guhuriza ku kintu kimwe kivuga ngo ibi byose ni ukuboko kw'Imana kuko ngo karagace, kuko karagace yari zone y'ibyaha, ni ahantu icyaha cyahawe intebe, ni ahantu gusamanira mu ruhame ntacyo bitwaye, iby'ubutinganyi ni nacyo kintu bakangurira abantu kuruta ibindi. Ni agace, ni zone y'ibibi byose, nabo batemera Imana, ibintu nk'ibyo. Na ziriya nzu zagiye zisigara n'ibintu nk'ibyo twagiye tubona byagiye bigaruka, kuko amazu menshi ya kara gace muri Amerika kubera ibibazo by'imitingito byagiye biba muri turiya duce cyane cyane, n'ibindi bibazo yenda by'ubukonje bikunda kubaho bukabije muri biriya bice, inzu nyinshi zubakishije imbaho. Niyo mpamvu inzu wabonye zishya ukagira ngo ni peteroli bari kongera mu muriro. Bigaruka ku mazu yagiye asigara, nk'iriya nzu zasigaye, hari babandi ngo nzakomeza nubake kuri Yesu ame, kuko ahandi hasigaye umusenyi gusa. Iyo ndirimbo urayibuka? Ziriya nzu iriya nzu yasigaye n'izindi nzu, hari inzu zagiye zisigaramo, ntabwo ari iy'uriya mukristo wenyine, zari zubakishije amabroke sima, zo babashije kuzimya, zibasha kuzima. Ariko urumva iyo umuramuro ufashe ku rubaho rurimo n'abantu by'amavidanje n'ibiki byose kugira ngo bitaza gufata umunsi, ibaze none ugeze muri nyine n'umuriro, bigakubitira kuri ya myaga myinshi yaho, harashya harakongoka, ahantu hari igitangaza umunota umwe. kuvuga biteguriye ko bazashya. Ni nayo mpamvu amakampani menshi cyane ya silence kubera ibintu umugore amaze igihe kinini cyane agira bijyanye na ziriya nce gushya n'ibindi bintu nk'ibyo, abantu benshi bari barambuwe assurance z'ubushye bw'amazu. None ubu benshi rero bagiye gutangira kuri zeru, ngo ari amazu bura ngo kandi inzu ngo ari inzu yagera kuri miliyoni 3 z'amadolari, iza make miliyoni 3 z'amadolari, wowe wayaguha aka kanya wabaho kugera ku gisekuruza cyawe cya 10 kizagukomokaho, baba bakinjoyinga ayo mafaranga. Ngo harimo n'abantu ngo bitakiraga inzu imyaka 5 batarayibamo, bari kwitegura kuzayibamo, nyine ari nka paradizo, ari ugutakamo gusa. hari agace banyitiriye kahiye karakongoka, kitwa ngwiki Pacific Paradise. Kari agace gatuyemo abaherwe, barakanyitiriye nta burenganzira bansabye, n'Imana yabahariye kubera ibyaha bagakoreye. Ibintu nubwo babaje babisekeje, ariko abantu bahinduke pe, bayishake bahinduke. Ibi bintu abantu bakinishije Imana bakayifata bakayikira igitebo kiyorifu, bakabifata bagafata Imana aho ubona abantu bose bihangiye imyihanire, bakihangira imikirizwe, bakihangira imituriro n'imisengeri. Imana iraje ibereke ko iyo banditse mu gitabo iraje ibihishuriro, noneho itari mu gitabo. Abantu bavanga Imana ngo ntabwo yaremye umuntu wo gutwika, ahubwo irazadukira amaburushete. Imana igiye kutugira amaburushete, ikintu ko giteye ubwoba. Nose ntubibona? Nese nimba umwana w'umukobwa nk'uyu yifata akijombagura icupa, ahubwo hari ibintu twajyaga twumva ngo buriya ngo yenda ngo nk'umubyeyi wabyaye, ariko n'abakobwa batarashyira mu Rwanda kose nabo barazikuyemo, baraswapishije, ngo babyita guswapisha. Nyine hariya none se wakwijomba icupa nta karaba, kaba karabaye. Uvuga ngo kaba karabaye mbere yuko wijomba icupa. Barapronounce pe. Uyu ubona umuntu yijomba icupa kugeza ku rwego ugira ngo ni ntuza, hariya kakagezi kisha abantu za Rubavu kitwa ngo Mukungwa se, hoya kasebeye sebeye kayango ni sebeye icomotsa ahantu. Vuga ngo abantu rwose mwihane, urumva ibyo bintu byo kwigira amasebeye ku video call. Sebeye se ngo gusuzugura umuntu se ngo aciye sebeye ngo muciye. Sebeye nakagezi kamwe kahitanye abantu Rubavu. Nese ngo uyu muntu ngo muciye ngo sebeye ngo muciye amazi nawe musuzuguye. Nyine se urumva hatarimo n'ubundi bintu bijyanye n'amazi byose, umuciye amazi nyine sebeye. Naje mpunze ngeze nahavuba ndetse nabisobanukirwa nuko mvuze ibyiriya rero. Hariya ari Rubavu na Musanze ntibihana imbibi cyangwa se buriya si bimwera, si bimwe buriya cya bose ni bamwe, kuko no ku Rwanda rwose turi bamwe, ariko baregeranye n'abaturanyi n'abaturanyi. Ariko mukwe
imusanze babonye umukwe we ntago imusanze babonye umukwe yewe we reka uranshotoye mbivuge ntago imusanze njye sinumva babonye umukwe babonye iki ubwo batangiye kuvuga ngo urukundo ndikiye kumva byamurangira byari bikiri kuvuga ngo mbwira babonye iki reka nkubwire kagira inkuru uyu mwana ngo ni Vestina ukundwaga n'ingeri zose hari uburyo bubiri mbona iriya ni rokete shitani ateyemo kugira ngo asenye umurimo kugira ngo asenye umurimo w'aba bana kambivuge nitonze kugira ngo abantu babyumve kugira ngo abantu babyumve neza bataye ngo gushyushya inkuru bataza gushyiramo ngo ni ugushyushya inkuru no gushaka amaviyuzi n'ibindi buriya iyo umugore iyo umuntu yari umukobwa akorera Imana agashaka hari ibintu bihita byibana byinshi uyu Vestina waraturutse watangiye koro de dimashi akaririmba hariya muri ADPR Musanze mu itsinda rimwe cyangwa se ninshaka mvuge korari ijya igira uruhare mu gukora abasitari kuko ni naho na Papi Kereva yavuye yaririmbyemo urumva ba Vestina ni abantu bose kabisa bubatse urwego kandi bigaragarira buri wese banezeza imitima y'abantu babakurikirana ndakumva cyane natwe twese turimo yego ariko uyu Vestina byari bimaze igihe bihwihwiswa kwa twita inda ya Irene niko bavugaga twita inda ya Irene arengana Irene bigaragaye ko yarengana wenda nubwo ari we watanze pasi oya ntabwo ari Irene watanze pasi ariko buretse gato erega pasi ntago pase burya kuyitanga ari ugutanga nimero ya Juste kugushyira kuri platform kuko ntago uriya muntu ahatuye uriya musore cyangwa uriya mugabo ntago ahatuye Vestine yamusanzeyo gutyo ntago yamuryamye ngo amurote nuko yari yamubonye kuri platform ndetse kandi wamumanaginze akamukora byose ntago buri managing umuntu amakuru ye yose ubugize ute uyafite kandi ubu nayazi kandi ariko mu minsi yashize njyewe umuntu yarambwiye umusanze w'inshuti yanjye ujya gufata ukora video yarambwiye atari kuzi ko Vestina bamufatiye irembo kandi buriya ngo inda n'imvutse ni kwa kundi nyine abakobwa dapfa kugaragara njyeho ndahakana bikurikira kuri amakuru twagenda twumva tubona no muri social media ngo Vestina aratwite akanwa k'abantu nako uzi ko akanwa k'abantu ibintu bajya baturira abantu nakuze mbibona aho umukobwa bamubwiraga ngo iri zuba ntirimusiga bikaza kurangira ko ritagize ute ritamusiga ntabwo ryari kurirenga ishimwe Vestina uzwi mu itsinda rya Vestina yasezeranye amategeko n'umukunzi we Uwedrayaso Idrissa ukomoka muri Burkina Faso ku gicamunsi cyo kuri uyu wa gatatu tariki ya 15 umurenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo bishyuye umunsi wa prive kuko uyu mugabo ngo numujejeta faranga umva rero wadaragaraso oya Uwedrayaso Vesti mugabo nitumuvuga nawe mutubabarire ariko yitwa Idrissa rero uyu mwana wacu ntaravuga ibindi umurebe wirebe uyu mwana wacu umurebe wirebe Idrissa utubabarire uyu mwana wacu ibyo kumutera inda wamaze n'ubundi wamutwaye wanafashe n'irembo ibyo nje ntibinandebe kandi ngo biri kuvuga ko ibihumbi bigera kuri 30 by'idolari ariyo nkwano yahawe ni mukobwa ataragenda kurahisha ibihumbi 30 by'idolari reka nkomeze gato tubigarukeho amakuru umuhango wo gufata irembo wabaye kuwa mbere tariki ya 6 Mutarama n'ejo bundi nibyo bareberera uyu muhanzi bari banzuye ko nta numwe mu bitabiriye ndetse n'uri hafi wemere gufata amashusho cyangwa amafoto kubera iki ko bavuga ati ibi bintu biraza gusoundinga gute nibigera hanze ariko tuba dufite y'abantu iki urabona tuvuge n'urugero buri harama tuvuge nk'ejo bundi twagiye guherekeza uyu mu afande witabye Imana no mwari mutornyana igihara uyu mukobwa wa Kopro Chantal Shanita babwiye abantu twebwe hano rero tugira amategeko ya gisirikare hari ibintu tubona mujyana amatelefone nta muntu gufotoza telefone umuntu tuyibona tukayitwara atwihangane turaba twamumenyesheje abemere gufotora naba
naba nuko turakobera birarangira nabo hari ubukwe cyangwa se ibirori nk'ibi ngibi ujyamo kubera ibintu abantu bikeka cyangwa se bashaka n'umutekano na privacy yabo barabwira ati umuntu wibeshya agafata ku kintu cyitwa cy'itelefone agafotora inkuba iri bumukubite azajya kuyihanduriza hehe muri Mozambique oya muri Burkina Faso Burkina Faso niho uzajya kugangahurirwa Vestina rero na Dorcas abana bavukana mama nyigimba mu ndirimbo bagiye bakora nyinshi cyane abantu barabakunze aba bana rero kugira ngo bajye no kuri platform urani Sam Gakire babazanye ariko Sam Gakire nawe bashaka kugira impano yo kuzamura amatara oya yenda arayavumbura ariko byo kuyazamura kuko bano bana mwarimu wabigishaga niwe bahaye Sam Gakire ko bari bariganye bura Sam nawe yize ibintu by'ubwarimu niba ari ubwarimu ibintu nk'ibyo oya yize ibintu by'indimi umuntu w'indimi rero yigishaga abana arabamuhereza kwa kuntu twana mu ishuri tuba tuza tukaririmba Sam Gakire niwe wabazanye ne interview ya mbere bakoranyije turutwana ni dutunza dutishimishije abantu badukunda abantu uko bakore muri Goshen nkuko bivugaga rero kwa gatandatu tariki 24/22 nibwo Vestina zo bakoze igitaramo cyabo cya mbere cyabereye muri ka Kigali uri kwa kino gitaramo cyabanjije yasaga ya Cano ndashaka Cano Irene natanga Cano y'abana uribuka mama wabo Irene natanga Cano Irene icyo gihe rero album yakaba yaraguzwe miliyoni 15 harimo abantu bakomeye kuko Kigali kigena kiza mu Rwanda uyu mwana rero ubu ngubu tayari n'amafoto nkuko bigaragaza ka reception kabereye numbaza uko ino foto yabacitse ikajya hanze ku myaka ye 19 nkuko biri mu byangombwa yenda ruvuga ngo afite 22 uya mu byangombwa yari imyaka 19 urumva y'amavuko imyaka 19 ku musore w'imyaka 44 no ganditse 42 ariko ni 44 ku makuru ngewe mfite aturuka kuri antene juste iyi nkuru wayagiriye gute ubukwe bw'aba bana bemeye kurusha 1944 kuramo sinzi kinyuranyo cyananani haka imyaka nge n'imibare nge sinye nyigendera reka nkubwire Pasi kagira inkuru by'ukuri ubonye uyu musore ubona ntahamwaye kambanze nkoresha iryo jambo ese wamwara gute ufite amafaranga ntahamwaye nta mukira umwara nawe usubiramo icyo gihe ikosore ariko nanone ndibuze gukemanga aho abantu baze kunyihanganira bari buvuga uti juste wegeye cyose ubukwe ubugera intorezo rero ubu bukwe amakuru mfite nuko mariage itagomba kubera noneho mu Rwanda yabera mu Rwanda se wapi irajya kubera mu birwa bya Mayotte irajya kubera aho hafi aho ngaho ahantu ifi izu yireba mukavugana ikagira ngo aho ngaho niho ubukwe ubu tuvugana uyu mwana wasanga amaje no kurira rutema ikirere umwana ukirangiza yisumbuye ku myaka ya 19 harya 19 ndo umwana aba aririmba oya reka 18 akita mu gashinge 18 uri yaba yemerewe kujya hashaka rero uyu mwana hari ibintu bitatu ngiye kubabwira bikomeye bitatu by'ingero icyambere muretse gatoya ibintu bitatu giye kutubwira bikomeye bizamubaho cyangwa bigiye goreka mbanze kubwira ibi bintu bitatu singuce mu ijambo wafura we ngaho icyambere uyu mwana unamurebye Vestina aracyafite amashereka nese ikibondo shakire mucyo nta kujya jya afite amashereka urareba Vestina ukabona afite amashereka Vestina ugiye koko ugiye ubu ni nkubona kuko wabuze n'itiki kugarura mu Rwanda oya kwasije miliyoni 70 bakowe yena nabaza n'utundi tuntu ntago abantu basigaye bagira abakomisiyoneri babandi ahubwo ibintu leta ibitekerezeho nabyo bareko nta bucuruzi burimo se yego ibintu leta ibitekerezeho irebe ko uyu mwana yaba ntanjyawuro zamugenzeho abantu basigaye bagura kurukuro n'injyawuro guteka nayo ntukivage mu nkundo z'abantu ariko se nivangamo sinjye nivanga muri politiki sinjye nivanga mu nkundo sinjye nivanga mu nkundo uziko abantu basigaye bakoresha injyawuro uko uzi basigaye bagurisha abakini uziko ariko basigaye batanga amapase mw'abakobwa cyangwa abafiye ati nibiramuka bicemo uramaye nibiramuka bicemo urampaye ni 30 20 n'izawe 10 n'izanjye
kandi urabona birahita bigenda gutya n'ubundi uku nuku umwana yakoze banki uku ibi nibi ubwo rero bigiye guhita bijya no kuri managirene. Erega buriya iyo umuntu akumanajinga aba yemewe no kugufatira ibyemezo byose, ariko yagufatira ibyemezo kuba mukorana n'indirimbo n'ibiki byose, aho gufatira no muzabana se nose nawe wagiye kwemera iwabo ngo mwemere bafatire ku musaza w'imyaka 40 n'ingahe nako ku musore uwaje akakuganiriza se akakubwira ngo mpaba abana ukabamushyira mu biganza akabazamura akabamanajinga, ubwo ukaza kubyacano akagufata nabwo akakuganiriza ukumva wibwira ko kukuganiriza akwereka inyungu n'ibintu birimo wibwira ko bitagira afande papa abona no mu biturika Claude n'yo ngo no mu biturika. Reka nkubwire ikintu gikomeye buriya rero ndi kwibaza ikibazo kimwe kangumya nivugira ariko navuze ibintu bitatu. Uyu mwana aracyari muto kuko byara abastari ni ikibazo, dore umubyeyi nk'ubu Imana namwibutse imukubise iki ibyo yasengeye none dutangiye kubyara abastari. Dore impamvu reka impamvu rega Pasi yego njyewe nguhereza icyegeranyo hano kandi n'abadukurikiye bafite IQ iri hejuru baze guhita babyumva neza. Ngerega mba nabagereyeyo hari wari tumaze kutubwira icyambere uretse gato ubwo ari akantu nibutse ntakibagirwa. Umugabo ufite imyaka 40 urumva bari mwagenda agera muri senkana gushaka umwana w'imyaka 19 kuzamura egari uwo mugabo kuba yazajya mu marira uretse gato kimwe nuko egare ko uretse gatoya yaba agiye gusazishwa neza, ahubwo uyu mugabo yaba agiye gusaza arira afite n'agahinda. Buretse ejo abana barangizanyije na Vestine batangire bamwandikira yarabonye amafaranga, noneho yarabonye amafaranga, hari ibyishimo atari kubona bihari, hari ibintu bene aba bagabo ikiba cyaratumye badashakira igihe, hari ibyo baba barabanje gukora rimwe na rimwe. Hari igihe n'urugero ndi gutanga ntago ndi kuvuga uyu muvandimwe witwariye Idirisa witwariye Vestine, ahubwo nangize ngo ni Bagayogo Rayon Sport ikuri mu maraso urumva. Rero ni ukuvuga ngo aho ngaho uzi ibintu bibaho ibintu bitatu abantu bagiye kwiteka. Uyu mugabo guhita afuhira Vestine ibyo ni nk'amasinya, icyo cyo ni nk'amasinya. Uyu mugabo guhita asa nk'ushaka kuba manager noneho w'imbuga nkoranyambaga zose Vestine agira ute yakoresha uriya mafaranga afite ibyo ntiyabizamo. Oya ntago ari ukumanaginga mu rwego rwo kugira ngo abakuremo icyo bita amafaranga wenda hoya kugira ngo arebe yandikiranwa n'abande nyine umutima we ugiye kujya uhora ugira ngo ninde mwandikiranye messages bakubwiye ngo iki. Ariko ishyano ryacitse umurizo wa mugabo we, umwana wakabaye ubyaye mukajya muhehe mwishuka akagusegura. Yego sha ikintu giteye ubwoba. Ariko se shayi faranga ariko umunyarwanda avuze umugani ndawukunda ngo uwo mugani weho Pasi ubuvuga kuri iki kinyejana. Ingo nyinshi Pasi nujya mu buryo mu bitabo ndangamimerere bakakubwira ingo ziri gusenyuka nyinshi n'ingo z'abantu batanganya imyaka. Buriya nujya hari ahantu mu gitabo ndangamimerere wamva mwe nakubwiraga wageze Canada ejo bundi akahita muyoba ntibanganaga nukuvuga oya erega ibyo ndi kuvuga mba ndi kuvuga ikigereranyo ma okay ushyize mu cyo bise yego ibarurisha mibare ry'ibifatika bihari ngo ni umuntu ufite imyaka 50 yashatse umusore yashakanye n'umusore wa 25 abona imbere ngo kubyara ntibizakunda ababivuyemo. Ni umuntu ufite imyaka 45 ushatse wa 19 agezaho nuvuga ngo muri 23 nibwo Vestine azaba atangiye kwenjoyinga. Undi nawe ari muri senkana arimo adandabirana gwirana aho ngaho imishinga ari imishinga inganda ari inganda ibice ari ibiki barimo bamukorera akazi. Umwana nawe akeneye iki? Ni urugero nyine ndimo nitangira mu mbabari nakagero gafatika ariko nakantu gafatika. Rero ni wa mugore uvuze ngo arashaka ngo abonye Justin ari umusore
uko abonye afite pinya ari kubona nawe ngo azajya amuterura niwe isi uvuga uti mu myaka yanjye 52 ngiye guporopoza Juste inzu hariya imodoka hariya Juste nawe aragiye aguterura umwaka umwe akabona rwose usigaye warabaye ibyatsi n'ibikatsi agahita ajya kwirebera utwana hariya hepfo monde ya pleton monde ya benefice tw'imyaka aho ngaho 19 21 we huba akujugunya ibisheke ni ukuvuga ngo mu bigeranyo bihari none aha turi kubabazwa nuko urukundo rwakamutse mu bantu iyo tuvuze urukundo rero ndi kuvuga urwo kubaka urugo Kitoko yigeze arimba ngo ako gakecuru kanjye kandekere wamurekeye umusaza we kwa shinga kwa byina akoze Juste tuvugisha ukuri Joy n'umukobwa wawe muri 19 haje umusore w'imyaka 40 n'ingahe bwo ugiye kuba papa wawe gira senkanda urumva gira senkanda arakuzanye yenda usanzwe ufite inzu ufite kubaho yenda YouTube ukuri nyako ko arakuzamuye wagiye n'izindi blessing usiga ufite n'urusengero uri umupapa wishoboye ufite n'akamodoka kugendamo madamu yenda afite nawe akaza arakora n'ibindi bintu nk'ibyo munaraje ati Joy umukobwa wawe ubwiza afite ubwenge afite nge naramukunze yenda icyo genda tuvuga azageze ati akiri $50 nkukwere nkushimire ko wareze neza nawe ukingire kandi hari ibintu bitangwa ngo ni ndongoranyo harya ntayo musabwa iri nishimwe kandi ndakubakira n'iyi nzu yawe ndakugurira indi modoka ndakuhirira imishinga n'ibintu nk'ibyo ariko nkingire wabyanga nakora ibintu bibiri nabaza Joy nimba barahuye ahubwo ati twarahuye kuko umwana yaba anatwite nkuko Vestina barahuye nshobora ko ashobora kumbwitira papa harimo n'ukwezi kumwe umva aho ngaho niyo yampa $1,000 kuko buriya iyo umugabo yarangije gutera inda burya kumwima umwana wawe mbwire n'ababyeyi uri muri ikosa aho bahuriye burya bazongera banahahurira aho yo nyihoramo kuko bahahurira ntibaguhamagaye ariko ikintu namaganye pasi ni ibi bintu by'amapase byateye none se amapase njyewe mfite telefone mfite amanimero arenze 17 hafi 20 abambwira wamaye pase mu diaspora nta kindi kintu basaba urumva wamaye pase mpuza n'umu diaspora rero mu bantu bakennye bari mu gihugu hano uziko izo message nzi postinze urumva ati shaka uzanye n'aba diaspora benshi wambura ukazanshakira mwese mbabura umbwire nzaje kubwira umuntu ati mfite umukobwa nzabwira umuntu ati mfite umusore ushaka yena nawe rimwe na rimwe nawe urawugwirana nta n'icyerekezo none ni ukuvuga ngo abo bantu bakatubabaza bari aho ngaho badusaba amapase aya mapase niyo agiye kurikora mwibutse ko Vestina yaba yariyigiraga umuntu akambwira uti hari kanimero atari ko hari umukire ibyo ari byo byose ashobora kuba ari nk'umuntu wenda tuvuge sinzi uramu Drissa mwibutse uzi ko aba bana nimero yabo itaba kwa Irene mu biganiro oya iba kwa manager none se ubwo urumva manager atayasunitse akanimero byari byose tuvuge urugero umuntu yaraje nk'umusponsor wabo avuga ati ndi umusponsor akaza akavuga ati n'urugero ndabishyura video mfite ndabishyura video ebyiri kambwire uyu mwana Vestina nge nishimiye ubukwe bwe nanjye nuko urumva cyane ndetse nzanatwerera kuba Imana imutabaye icyo niyo yaba twite azabyarira mu rusengero ibyo ntibindeba mbona kiriziya isigaye yarakweye kirazira urumva ariko nanone ibi bintu nibazajya babikora bajye babishyiramo ubushishozi umuntu ashobora kugukwa $50,000 by'amadolari ukajya hariya mu myaka 2 ntihagire n'umuntu ubukizi ko higeze habaho iryo zina ukarya ukambara iyo mitungo ikakwandikwaho ibyo rero ku musitari n'ubundi bitera inzoka urumva Imana yabubakiye izina ndetse barihagararamo neza nimba iki kintu bagikoze ku bwako kamarayika kaba kari mu nda nk'uko bivugwa kugira ngo umwana atabyarira mu rugo bikaba indi nkuru kugira ngo igisebo kitabageraho
nk'abantu bamanajinzwe kandi bakaba bari mu gisate cy'iyobokamana, mbibutse ko ibi nimba mwabikoze muri ubwo buryo mwaba mwibeshye cyane. Pasi, abantu bose batewe inda ntabwo ari itegeko ngo babane n'ababateye amada rwose. ibyo abantu babyumve banabyiteho. Uyu munsi tuzi abantu bagiye bakora ubukwe batwite, ariko 98% yabo bose ingo zarasenyutse. Ubukwe bayashoyemo y'umurengera, ubukwe barabukoze rwose bukenesha n'amafamiye. Izina Vestine afite kumuku $30,000 by'amadolari. Mwibutse ko ubwabyo ubwo bukwe ni amakuru mfite suko buzabera iriya kubirwa bya Mayotte, aho ngaho amatike azahagendera nibiki. Yewe bazasigayo tarani bayaheregeza. no mutarani huya abazajyayo ni bakeya beza. Ubu ntabwo ari bwa bukwe ngo nyina sengeho kwa nyirakuru wabo ngo yaje ngo agiye kugira icyo avuga. Oya, ubu ni bwa bukwe buzamo papa, mama, anti. Ndabifata mu buryo bubiri. N'abandi bantu uburyo bwa mbere, abantu nk'icumi beza cyane. Uburyo bwa mbere, abandi bazahabwa amafoto n'amavideo. Genda ndashaka gukuramo ibyo bintu by'ibyaha byo gutwita n'ibiki. Bigerekara ko hano mwadukurikiranye nta numwe bireba, umuntu wese n'undi umugore n'ubyara. Umugore n'ubyara rata. Ni guri pastor uri umushumba. Reka ahubwo bakubwira ubasezeranye. Kamvuga ibi bintu bibiri. N'undi buriya bukwe n'injye uzabusezeranye. Kamvuga ibintu bibiri rero. Yesu Imana ko imaze igihe imbwira ko ngiye kujya ahantu wamenya ari. Kamvuga ibintu bibiri. Vestine nimba yarakundanye na Idrissa. Na Idrissa. Idrissa. Agakundana nawe. Byuzuye atari imiryango ikaganira. Ikabyemezanya. Kambanze mbisabira ikintu kimwe. Aya magambo ya ba Justin ntimuyiteho. N'abandi bose bokera. N'abandi bose baza bokera ntawe ubafitiye impuhwe. Kuko nturi bushaka ufite 25 ngo nzagushakira umugabo. Ahubwo ikintu nge ndi kwisabira Vestine cyihutirwa akunda umugabo wamukundwa akazi. Ariko nagusaba ko utongera kugaragara uzabyubahe. Kuko ubwizi n'Imana yagukoreye niryo kandi riguhesheje kwinjira ibwami. Ariko ubwenge bwawe buzatuma uharamba. Ariko ubwenge bwawe nibwo buzatuma uramba aho hantu. Ni impanuro z'umusaza Justin. Kuko umukire kuba yagukwa y'umurengera. Hari abantu bakoze ikofi atari nk'abariya ngo ba Miss Nuza bari abacuruza ngo intwaro. Uriya we wimuvugaho, uriya we sumujejeta faranga bamwita umugwiza atunga. Oya, ahubwo amakuru yasohotse nuko ngo nta kintu afite. Hasohotse ijwi ry'uriya mu Miss. Twikomereze. Arimo yivugira uko bagomba gutwika. Reka twivugire kuri Idrissa wacu, uyu mukwe we twamaze kwemeza. Idrissa rero uyu mukwe ngewe. Ubundi ubona aranadukwera ntitunamuzi. Jewe ndabona nta nisase mateye. Urabona ko ari umusore wari. Jewe nitaye kuri iyo myaka. Iyi couple vi. Barasa neza, barakeye, baraberanye. Ariko reka nge nk'umusaza. Ariko noneho hasi buretsa. Muzehe Justin unyumve nanjye mpakanye. Buretse gato. Ku myaka 19 y'amavuko. Ku kigereranyo mfite hano kandi bano nabyanditse. Kuba cyangwa ugabanya. Oya, buretse gato. Ni icyegeranyo cyerekeye iki? Buretse ndakikubwira. Kakiri inkuru reka nanjye mbe nkuramo mbe nkuba ndebe. Dore ngikeregaho mba nagikoreye papa. Ni ukuvuga ngo ku myaka 19 ikigeranyo kigaragara ko byibuze mu myaka 30 ishize abashakanye bafite imyaka 19 ari abagore ari abakobwa nyine bagashaka bafite iyo myaka. Iki kigeranyo mu myaka 30 ishize kiragaragaza ko statistician 85% izo ngo zitarambye. Ibyatumye zitaramba ni izihe? Ese zarambye byo ibyatumye ziramba ni izihe? Reka tugende mu busesenguzi imbere.
aho ngaho rero niho handi nakubwiye, hamwe umwana agira imyaka 20, uwo bashakanye agize 50 n'ingahe, umwana uwo mugore akeneye kwenjoyinga, burya kugira amafaranga utayarya ntacyo bikumarira, utayanezererwamo, utayatemberamo. None aho abantu mu myaka senkani batangira kugora iyi mirya abagore babo, hari ibintu babarimita. We ntagishoboye kujya kubyina karaoke, kandi umwana nicyo gihe ageze cyo kujya kuyibyina, we nicyo gihe agezemo cyo kujya kubyina karaoke. Umutunga ari kureba, amafaranga ari kureba kuri konte, ari kumwemera kujya Miami, ari kumwemera kujya Dubai, za Nevada iyo ngiyo hari gushya, arimo aramwemerera kujya ku mucanga, arimo aramwemerera. Niyo mpamvu abantu bakunda Vestine bamusengere. nawe urimereye uramukunda. Yego njye namukunda, iriya couple ndayikunda. Ariko nari mfite ariko yakunda Dorcas. Ubu rero uyu munsi uzi ko aribwo nabashije kumenya gutandukanya Vestine na Dorcas. Nanjye pe uyu munsi nibwo mbashije kumenya kubatandukanya. Ngiye bose nkabakunda, ntago nabashaga kumenya ngo uyu ninde n'uyu ninde. Uyu munsi nibwo mbashije kubatandukanya. Ubwo nabwo nagiye kureba wase mpita mbona undi wirabura ukuntu usa nkaho ari we mukuru. Nuko twikomera vuga ngo none se hise ngiye kubwira ikintu kandi ucyumve. Aba bavandimwe b'abakobwa b'iwacu i Rwanda banyurwa cyane, banishimira gushaka abanyamahanga kubera amafaranga babakoye. Ndaguha ingero, mfite ingero zigira kuri 3 zifatika. Hari urw'umukobwa w'iwacu i Butare, hariya simvuze karitsiye, washakanye n'umunya-Nigeria, my brother. Nibwo bwa mbere nabonye ikintu cyiswe iki amafaranga. Urabona bino bintu ko haryo no musikama ninde uyu mutekamitwe ngo n'umuprofete, nge mbona Joshua birabina ajya yigira nibiki, ngo afite amafaranga azana inote za 5 yavunjishije akanaga hariya. My dear friend, nawe ka video ndacyagafite muri telefone, ndaza ko gushiyaringa. Biyakiriye mu Bumwe Grande no reception yabereye, banaza amafaranga, bazana abantu bakubura, hamenetse amafaranga. Ubukwe bwonyine bwatwaye nka miliyoni nka 200 z'abanyarwanda zirenga niba zitagera no muri 500. Imodoka n'ibiki byose ibintu byanegeye kuri ubwo bukwe birarenga ayo mafaranga. Umukobwa arahaguruka ahangaha, bagiye gutura hehe? Nigeria. Bura Nigeria nicyo gihugu cya kabiri muri Afrika maybe gifite abakristo benshi, gifite population nini. Urumva abakristo bene bafite abaturage miliyoni zigira muri 53 na 23 gutyo z'abakristo. Urumva icyo kintu ukora mu bare munini cyane. Ariko uko mva ari benshi, ushobora gusanga gifite abayisilamu benshi n'abandi barozi benshi. Habaye ikintu cyiswe umurozi Nigeria, pana bino by'abafifita, ujya ko umuntu ari kudiha ku irembo ukarati mana twarozwe, kohereza kabe bakaguruka muri parafu, aterera dora barozi. Umupfumu araza mu kirere gutya akavuga ati nje kukwica, nje kuguhindura umunyorogoto, agahinduka areba ukabona umusore banyuje uvuga. Umukobwa yagezeyo, agezeyo iby'umuco yasanzeyo byo biteye ubwoba. Sinaza kubirambura kugira ngo natindira abantu, ushaka inkuru irambuye asanyegera. Undi n'umunyarwandakazi wakoreraga Kampala aza gukundana no mu majyaruguru ashya za Sudani ya Uganda, bice bya za Karamoje. Uwo mukobwa we yahise anarwara mu mutwe. Uwo muntu se ntabwo bakibana kubera ibintu biteye ubwoba byo ubishaka zampamagara inbox cyangwa nzayifatira umwanya mbibabwire. Undi aza kumenya n'umuntu umwe wakoraga, uwo mukobwa wagiye Uganda agiye gushakisha umunyarwanda. Abari abanyarwanda rukuntu bagira ubwiza bwihariye. Umuntu yaho nawe bati uyu ni umunyarwanda. Abanyarwandakazi ni beza, babita abakobwa ba Kagame ubundi ni beza. Noneho nk'iyo baturuka abantu batavuga ko nkize mironda karera, se ntabizi ko hiryo na hepfo hangaha na hano haruguru hose rega Rwanda bose babaye beza, ariko hari aho yigera nyine nuko bijya gusesengura ujyamo hirya. Uwo mukobwa iyi nkuru yo iteye ubwoba nayo, ariko reka nyikubwiremo gutyo gateya sinza kwivuga byose. Umukobwa baza kumenyana barakundana. Urabona nk'uyu Idris
simpamya ko wenda uyu mwana w'umukobwa yigeze ajya iwabo ngo ajye kureba umuco wabo bo banamuperezante banamubone kuko hari ujya ngo agahuga umuco wako akandi uwako umukobwa urabona mu Rwanda tumenye kujya kwerekana umwana wavutse kujya kwerekana aho ugahemba n'iki umutipe kubera akazi bigisha bakora ubwo bantu ho kugira ngo bajye mu bicyacaro ahubwo abantu biwabo baje he bazaga Kampala noneho biza kugera igihe bamara kubyara umwana w'umuhungu w'imfura bye mwana w'umuhungu w'imfura babayeho neza abantu bafite amafaranga ubwatsi bafashe imodoka bagiye muri Northern region za Uganda bagiye kugerayo umukobwa biba ngombwa ko nyine bavuga ati tugomba kujya kwerekana abasokuruza umwana rero ntibabashije kuza baragenda bajya kugera muri ako gace kumbi izo gace muri Uganda bafite agace bakirya abantu bafite imico yo kurya abantu yego umwana iyo yavutse ari imfura kaza ari umuhungu ni itegeko ko agomba kugira gute gutambwa akabagwa basekuruza bakamuryaho n'ibindi bintu nk'ibyo kubera iyo byo bico barangije umukobwa kumbi hari uduce cyo kwinjiramo bigusaba ko ukuramo inkweto n'imyenda n'ubu ngubu niyo mpamvu nk'abantu bajya mu bapfumu hari umupfumu ujya avuga ati imyenda ufite uyisigaho n'ibiki byose uraza kwinjira no wambaye ubusa hari ubuhamya by'ubwumva bw'abantu bagiye mu bapfumu tujya dukorana ibiganiro kuko ati kujya kuri buno butaka rero nta modoka iri bujyeyo nta kikigendayo tujye kugenda twambaye ubusa ariko nyine haba ari harehare ariko kuko nta n'abandi bantu bamunahura bambaye ubusa bumva nta kibazo nk'ubu ngubu twese nta muntu wambaye twagira isoni kabiri kagahese byaba ibintu bisanzwe umukobwa aragiye ageze aho ngaho yambaye ubusa nyine agira ubwoba agezeyo baratarama ariko umuhango basa 12 za nimugoroba kandi bagombaga kurarayo agezeyo bamuhagaho ko kwikingaho baramwakira bigeze nimugoroba umugabo aramubwira ati rero bimeze gutya wihangane ko umuco wacu umeze sinabikubwiye byinshi ariko ugomba kubyakira aragiye afashe wa mwana amuhereje umugabo ngo mukira basekuru arangije hari ahantu bari bamaze gucana umuriro nyine wakora uwo muhango n'ibiki byose bamaze gutegura abona ibyuma bategura abona n'ibiki umukobwa aravuga ati nicyabona umwana baramujyanye umwana abonye umwana bamufashe umukobwa aza gutese umwana hano bamujyanye hano hantu bansize nkaba numva umwana ari kurira cyane kandi bakumbwira ngo ninumva umwana arize sinzira ikibazo ni ibiki umukobwa aragenda arahengiza asanga umwana arimo baramukata mu bice bamuzunguza hejuru ya wa muriro umukobwa yagize ubwoba urumva nawe banyuze yenda hari ahantu hari ariko yarahibukaga yari yambaye n'ubusa yarirukanse yabaye nk'ubaturutse arirukanka ajya kureba muri za nzira bagize naho basize utuntu aragenda arabatura amahirwe arazi ya imodoka ngo afata ya modoka baho bayisize arahuruduka arirukanka ageze Kampala umukobwa na n'uyu munsi ntabwo ari abantu rumari icyo navugaga niki bakobwa bashiki bacu mwishimira ubwo hari ibindi bintu tutavugira hanga nyine biteye ubwoba basireka nkubwire njyewe rero iyo nje hano hari intangamarara mba naje kuba hariko kugira ngo nganire n'abantu bakuru buriya tubanze twemeranye ko bari abana barabastari na n'uyu munsi nibo baranafite n'igikundiro bigize kuvuga ngo n'abazungu sinza ariko buriya pasi nanone ujye ukemanga ibintu birimo amafaranga menshi bitarimo imana ujye ukemanga ibintu babuzanyije ko bijya kwa rubanda wikanga muvuga abantu barabastari imirenge ibaye rwihishwa barabastari abantu bakeneye kwishimira ibyo bintu gufata irembo bibaye rwihishwa ni abastari rero ndagira ngo nkubwire iki kintu kandi tucyumve mugikemangeho namwe buri kami ka muntu n'umutima we buri muntu wese akora ibyo ashaka mu rwe ruhande ariko ibyo bintu byo kwitsimbatsimba kenshi na kenshi ibyo bintu n'amana bibirimo uzi harya nabisomye ni mu Baroma igice cya kangahe biri muri ya telefone yanjye ndaza kubirebamo uwo murongo ndaza kukwereka icyo havuga urwandiko rw'Abaroma ni uko ibintu byose bitari byiza bikorwa mu ijoro cyangwa se bikorerwa mu bwihisho kuko ntabwo ushobora kumbwira rega ibintu birimo umugisha ntabwo bijya biba mu bwihisho ntabwo ushobora kumbwira ni nka ya nigakazi yitwa Garase yakoze ubukwe bwishe harimo abantu bangahe bakiyambika impeta bakajya kwimikwa
biriya bintu ntibiramba rero nimba Vestina abantu twaramukunze rero ntabwo Vestina ari uwa mama we gusa uyu mwana ameze kugera ku isi niyo mpamvu hari ibyo butemerewe kumukoraho umwana amaze kuba igihugu bivuga ngo ngeha ibyo bintu ndabinenzemo burya uko waba uri umusitari uko ariko kose niwe waba ushaka ibintu byawe biba pirive koko hari uburyo kibamo pirive ariko bikanezeza abantu rero ngewe ndumva ubwabyo gukora umurenge ntawe ubizi gufata irembo ntawe ubizi ubukwe bukazabera iriya ndatekereza ko ahantu harimo akantu yenda kubera si ikibazo gusa icyo ndi kwibaza ntekereza aba babyeyi ntibajye bishimira kwakira amafaranga yenda y'umurengera y'inkwano bakiriye dore ko aya manyagwa n'ubundi tubyanga tukabiruhira tukabicumuramo tukanga tukanabisiga urumva ariko bajye babanza bamenye umwana wacu hano tumwohereje hameze hate ese umuco waho uvuga iki ese imiziro n'imiziririzo yaho yo ni iyihe ese umwana wacu azabasha kubyihanganira kuko hari aho ujya uzi ko ushatse umugabo umwe ugasanga ugomba kuba umugore n'uw'umuryango ugasanga na mukuru agomba kugeza akadondaho ugasanga na se na sekuru ibintu nk'ibyo umuntu agiye muri za Nigeria byasaba ko ngo yari afite ngo papa w'umupfumu ukomeye cyane ushobora kuba ari no mu mbere muri Afurika ko ngo yari afite ikintu cyitwa imbaraga za danje umukobwa akajya bajya kumukoreraho iki maji nyine z'ibitambo kugira ngo abashe kugira imbaraga urumva rero bana b'abakobwa hari igihugu kimwe nagezemo icyo gihugu ni ukuvuga ngo iyo ngewe nimba nje muri uru rugo wagiye ukagaruka ukanyumva kumva ko ndimo nawe uhita ujya kureba umugore wanjye icyo gihugu niko icyo bimeze ushobora kwifata gutyo batereka ajya kureba ni ukuvuga ngo mu gihe uje ukumva ndimo hano mvuga nta stress ugomba kuzana nawe uhita ugenda ukajya kureba madamu wanjye cyangwa se ukareba nawe undi ujyaho wowe ibyo oya uhita ujya kureba nanjye madamu wanjye satani ni mubi sindwa iteka ubwo rero ni ukuvuga ngo gusa badawe ni byiza ariko ikintu abantu benshi bari guhurizaho nawe nicyo uyu mwana koko urabona yaba yagurishijwe twaza kubivuga ati yagurishijwe yatabwe mu nama ibintu byose twebwe iyo turi gukora analize hano ni ibintu biba byigaragaza erega ku myaka 19 abanyarwanda bamusabira ubutabera rwose buri muntu wese arabona ko uyu mwana yihuse noneho burya urakihuse ariko baze kunyumva neza urakihuse uri mu gihugu urumva iriya muri biriya bihugu imico yabo iri danje pasi iganje ukuntu ndetse kandi ubu sikamu zarateye ku buryo buteye ubwoba nimba mu Rwanda umuntu ava nko ku Gisenyi akaza afite y'urugo akaza nka muri Kamonyi akahakorera ubukwe bundi bucece najya nunamye ibyo ari iriya akazana ababyeyi ukabona ko ari ababyeyi hakaza ba nyirasenge n'abandi ukabibona nyuma ubukwe bwarangira ukabona nyir'umugabo araje ariko uyu mugabo ufite n'uwanjye reka nkubwire rero haje abandi babyeyi utaruzi uvuze ibintu cyakoze shabi kugira imico itandukanye uziko ari haramurigize kujya twize nari merekeje umuntu umwe tujyanye muri icyo gihugu kubera ko nagomba kumufasha mu bintu byo gusemura tugezeyo mu kumwahira no kuno bakira abapasiteri arabakira bigeze nijoro nkiriye kujya kuryama ukajya usanga ngewe nari umwana ntabwo ibyo bintu biza bagira ariko kuko haciyemo imiza 2010 na kangahe gutyo na 7 tugezeyo ahubwo pasiteri ageze mu cyumba asangamo umukobwa mwiza w'indobanure amutoranyije ati hano niko bimeze ejo uzavuga ubutumwa nta kibazo kandi hano sinzi undi muntu ugize kumva bivuga ugeze bagutegurira umukobwa kuko uraza avuga ati se wagira amavuta gute ejo wahanura gute ndetse n'umuntu ugize kumva bivuga izo nkuru ariko ibyo bintu nanjye byambayeho gutya arayo ikipe imwe yigeze kubikora bayitsinda 7 bayiteguriye abakobwa ngo bari bamare stress nyine ngo bajye mu kibuga bameze fresh bayinobye 7 nizere ko atari Amavubi bayinobye 7 kwa Pera rero yatsinzwe 7 ubwo nta Peri kurama amahoro wa muhungu kunazera ndi kipe yatsinzwe 7 hano bayinobye 7
kuri kimwe ngo yariyo strategy yari yizweho. hano ibintu by'abapfumu Justin nizere ko rero ubu bukwe bw'aba bana bwiza Oya noneho reka mvuge igitangaje hari n'abatarabyemera. bino se nibyo Nyine hari n'abatarabyemera ko koko byabaye. byabaye baranabakoye ubona amafaranga bakinyereyeho n'ikimenyimenyi niba ugenda i Musanze uzi mu rugo rwaho Vestina na Dorcas bavuka ujye y'impinduka uri buhabone urazuvuga ko turi abanyabinyoma. Impinduka zatangiye kwigaragaza hari ibintu byatangiye kuvugururwa ndetse no gutegurwa kugurirwa amazu ahenze hano i Kigali yo kwimukiramo aho ngaho bahari akanya gatoya bashaka no kuhaguma kubera gukunda agace buri Musanze n'ahantu heza ho gutura mu bantu bashaka no gutura i Musanze no hantu hambere heza ho gutura hari ikirere gifutse ibyo kurya biboneka i Musanze ndahakunda ku buryo numva ngomba kuzahubaka shato nkajya mva mu butumwa bw'akazi nza kuharuhukira. Imana iguhe umugisha. Urakoze cyane. Imana ibahe umugisha rero turabakunda rero mushyigikire umuryango kandi nta ntwererano bakeneye mubasabire ibintu bizagende neza babasengera. Nta ntwererano ntimwigore pe ngo muvunike. Yesu yarishyuye nta mpamvu yo kurira. Ni Yesu wishyuye se None hari n'ibyo Satani dusanga yishyuye nuko Imana ibahe umugisha rero turabakunda gusa ibi byo sinzi icyo navuga kirenze kubwira ngo igiti Uwiteka atateye cyose kizagera gute kizarandurwa. Niyo mpamvu za Los Angeles ziri gukongoka kuko si Imana yazubatse. Niyo mpamvu n'ibyo byose uri kubona bigomba guhomba kuko ntibyubakiye ku Uwiteka. Rero mukomeze mugume ku Uwiteka kandi mukurikire imvugo y'ibyo ababwira. Ndabakunda cyane rero Imana ibarinde. Bye, salam shalom. Jise kuri Nayako TV mugusure musubscribing nizere kandi ko nawe ibintu birakomeza kugenda neza. Ariko mu masharirene ngo mbiri ejo nakoze ikiganiro. Oya ndaje nza ahubwo mbaha amakuru ya uriya mupilote reka da iyo nje buri iyo mba nateye ibuye kugira ngo amakuru azansana ndaje nze mbahereza. Reka rero tubararikira ibiganiro byacu bikurikiraho. Imana ibarinde turakunda.